ndabasuhuje mwebwe turi kumwe kuri uru rubuga nk'uko bisanzwe. Ni Unguka Ubumenyi TV mukurikiye. Uyu munsi rero ngiye kubereka ukuntu mushobora kubona password. Hari ukuntu umuntu afungura akawunti kuri site runaka cyangwa se kuri website, kuri application runaka se, ariko password wajya kwinjiramo bakayikubaza ukayiyoberwa. Hari ahantu ibisevinze rero uba ugomba kwinjira ugashakamo password yawe. Niba rero uri mushya kuri uru rubuga, kanda subscribe, ukore like, video nkoze nigushimisha wandike muri comment ikindi kintu ushaka ko nazakoraho video y'ubutaha. Tudatinze rero, ikintu cya mbere ugomba gukora, uza hano muri Google Chrome. Google Chrome ni iyi ngiyi, abatayizi ndakeka murayibona. Hanyuma ukayifungura. Iyo umaze kuyifungura rero, uza ahantu hari utudomo dutatu hano mu nguni y'iburyo. Ahangaha haba hari utudomo dutatu, ugakoraho. Wamara gukoraho, hahita haza aya magambo ameze atya. Murabona hari new tab, murabona hari amagambo menshi: download, bookmark, recent tab. Wowe uhita uza aha muri setting. Uza aha muri setting, murahabona, niho uza. Wamara kuhagera ugakoraho. Iyo umaze gukoraho rero, murabona ngewe harimo account yanjye. Iyo rero umaze gukoraho, afunguka ibi byose. Murabona hari ibintu byinshi, byose urabyirengagiza, ahubwo ukaza ugakora ahantu handitse Google Password Manager. Google Password Manager, ahangaha niho ukora. Reka mpakore turebe. Iyo umaze kuhakora urategereza. Murabona hahise hafunguka amasite yose, amasite nafunguyemo account. Murazibona uko zingana. Izi zose mfitemo konte, izi zose mubona ahangaha, izi zose mfitemo konte. Wenda urugero, reka mfungure aha kuri rtb.gov.rw. reka abe ariho wenda mfungura ahangaha, reka abe ariho nkora. Abatari kuhareba neza n'ahandi gushyira udufresh, reka mpakore. Iyo uhakoze rero, kubera yuko Google iyo yashyizemo system, ibanza kugusaba password mbere yuko ureba ayo ma password yandi wabitse. Kuko hari igihe umuntu aba ashaka kureba password zawe atari nyiri telefone. Bagusaba iyo washyizemo password y'imibare niyo ushyiramo, iyo wakoresheje fingerprint niyo ushyiramo, waba warakoresheje pattern ukayishyiramo. Ngereka nkoreshe fingerprint. Ubwo murabona byafungutse. Murabona handitsemo rtb.gov.rw, activity management. Noneho murabona uyu muntu urimo, kugira ngo bikunde, icyo ubusabwa gukora, ubwo kubera ko namaze gufungura, icyo uhita ukora, uza aha hantu hari ijisho, ikimenyetso cy'ijisho. Murabibona iki kimenyetso cy'ijisho. Ubwo ngubwo email y'uyu muntu irimo hano niyo yasevinzemo. Hanyuma iyo ukoze ku iki kimenyetso cy'ijisho, password yawe ihita iboneka. No ku yandi masite niko bigenda. Reka dufate urundi rugero.
ah, wenda turebe kuri nesa akadomo gov akadomo rwa, naho uko ubikora uraza ugakora aha hantu hari ijisho, murabibona. Ubwo iyo urikozeho murabona hari utudomo twinshi, za pasiwadi zihita zigaragara. Iyo ushaka murabona ahangaha, iyo ushaka urayikopiya ukayishyira ahantu bagusabye pasiwadi yayo. N'ahandi niko bigenda, niko ugenda ubikora. Murabona ku irembo harimo nimero yanjye. Ubwo iyo nimero nayo ubwo iyi niyo username. Noneho password kugira ngo nyibone, ikintu ndakora ni ugukora nanone ahangaha nk'uko bisanzwe. Nanone ndahita nyibona. Ushaka wanayandika ahantu niba udashaka kwibagirwa, ariko ubu nibwo buryo bworoshye bwo kubona password yawe. Noneho washaka ugahita ukora hano ukayikopiya. Iyo ushaka gushyiramo username, iyo wakoresheje username na password byose utabizi, ubwo ufata iyi username ukayikopiya iyi ngiyi, noneho ugafata n'iyi password iyi ngiyi iri hano nayo ukayikopiya. Password ni uku nguku uzireba. Ni ubu buryo uca ahangaha muri Google Chrome ukabona password zawe wasevinze. Iyi video niba igushimishije jya muri comment ugira icyo utubwira. Niba uri mushya kora subscribe kugira ngo video yindi nkoze izajye ikugeraho mu bantu ba mbere. Murakoze cyane, naho ubutaha.